Jyewe nitwa Musabyimana Charles, uvuka mu karere ka Gisagara, ubu nkaba ntuye hano muri Kamonyi mu murenge wa Rugarika. Ubwo rero abenshi banzi ku izina rya Diaro, umukinnyi w'amafilime mu Rwanda. Hano hatuye guhera muri 2012. Hano nyine ni mu karere ka Kamonyi, mu murenge wa Rugarika, akagari ka Sheri, umudugudu wa Gatovu. Hano nahatuye mvuye mu karere ka Huye, ahitwa mu murenge wa Tumba, niho nari nubatse mafite urugo, ariko kubera imibanire mibi nari mafitanye n'umugore, numva ngiye gusara nataye umutwe, nibwo naje nigurira hano kugira ngo mbone aho nduhukira bitewe n'ibibazo nari mvanye mu karere ka Huye. Ni kure cyane y'umuhanda nahatuye, ari kugira ngo haba ahantu ku ruhande hatari akavuyo, hatari urusaku, kugira ngo mbone uko subiza ubwenge ku gihe. Hano naje kuhatura nkeneye umutekano, nkeneye amahoro, nkeneye gutuza, kuko nari narahuye n'ibibazo byinshi, harimo ibya jenoside, byikubitiraho noneho n'ibibazo byo gushaka nabi, dutana n'umugore, anyangisha abana. Niyo mpamvu naje gutura hano, ari kugira ngo mbone ahantu hiherereye gutya, ntabona urusaku rw'ibintu, kugira ngo mbone uko ntekereza, mbone uko nsenga n'Imana, numve ko ubwonko bwanjye bwatuza, kugira ngo ntangire imibare mishyashya y'ubuzima. Ikibazo mfitanye n'abaturanyi bino ndetse n'abayobozi b'ibanze ni icyo kumbonera, bambonera ntihagire n'umuyobozi w'ibanze ubasha kunyumva, ugasanga ahubwo barumva ba bandi bambonera. Nkimara kuza kuhatura hano 2012, narubatse iyi nzu nini, maze kuyubaka, maze kuyisakara, nari ntarayijyamo nshigaje gufunga. Ubwo hano ruguru hari ahantu amazi aturuka, ni hano ruguru, n'indi nzu iri ruguru y'iyi, noneho amazi akaza akajya muri iyo mingoti, afite amazi menshi, nta mingoti ihagije yacukuye n'utwingoti duto. Iyo amaze kuzura rero, hari n'igituwarete gihari, amazi yamara kuzura muri cya gituwarete no mu mingoti, gutyo amazi agahita amanuka akaza, yagera kuri urugo rw'uyu mugabo, akajya mu binogo biri ahangaha, byamara kuzura hamwe n'amazi ye, bikaza bikansenyera. Amazi mbere yimanukiraga hano hirya mu ishyamba, yariciriye akantu ka ruhurura gatoya yimanukiramo, ariko aho n'umugabo amariye kuza kuhaturira, ayo mazi yarayagomeye nkaho yaretse ngo yimanukire, kuko akimara kunsenyera 2013, twafashe ingamba yuko agomba kwikomereza, kuko burya nta muntu ufata amazi akomeza, iyo yafashe ashobora kubyara ibibazo bikomeye. None hamaze kuza kuhatura we, kubera ubugizi bwa nabi no kunyangiza, y'amazi aragenda arayahagarika, yimanukiraga hano hirya mu ishyamba, amazi ayatambikisha muri ya mingoti, nuko yamara kuzura akamanuka, n'amafoto ndayafite, agahita amanuka akaza hano iwe, yaza agahita areka ari menshi, ari motero kibe nyinshi, bigahita bimanuka aha, urabona bigahita bimanukira hano iwanjye mu biraro by'inka, mu nzu. Urabona uko inzu yabaye, iyi nzu yacitsemo kabiri, ndaza kukwereka ukuntu yacitsemo kabiri, gutyo inkwavu, inka, inkoko zirimo zikarengerwa. Kandi ibyo ngibyo bwacya nabibwira abayobozi ntibabashe kunyumva. Ni ukuvuga ngo si ibyo gusa, kuko banantoteza bakantera amabuye hejuru y'inzu, n'abaturage bumva nk'aho hari umuntu wari uhatuye, bantera amabuye hejuru y'inzu. Uyu nguyu ataraza, banteye amabuye agera nko kuri 19. Nari ndi mu Ruhango, ndiho mve Butare, abana barahamagara bati batwinjije mu nzu. Si ibyo gusa, kuko bazana n'uburozi, bagata hano hirya mu rutoki rwanjye, inkoko zanjye zatambagira ziganayo zikarya ibiryo biroze, inkoko zigahita zipfa,
nkabyereka abayobozi b'ibanze, ibyo byose ntibabirebe. Si ibyo gusa kuko bantoteza cyane, bagafata amasengeri, bene aya masengeri, turiya dusengeri tw'umweru dushaje, bagapfunyikamo amazirantoki, bakaza hariya mu iguni, n'ubu karacyahari nuko inkangu yakaguyeho, na hariya hirya y'iriya nzu bakazana amazirantoki bayayoye, bakaza guta iwanjye kugira ngo bambuze uburyo. Baragiye hano kuri serire imanuka iyo ku irembo, bafata serire nijoro bayisiga amazirantoki, nkinguye nsanga serire yuzuye amazirantoki. Si ibyo gusa kuko mbuzwa amahoro cyane hano. Ikintera agahinda nuko naje hano, nkubwiye ko naje hano ahanini mfite ikibazo cy'ihungabana, noneho nkahita mpura n'ikibazo cyo gutana n'umugore akanyigisha abana, ariko noneho ibyo byose abayobozi banjye ntibabireba. Niyo ngize ikibazo mbashyira, banca amazi bakampindura nk'umusazi. Urabona nk'ubu ino nkangu yarahubutse, imaze guhubuka, imbago zari hano zitambika, n'amafoto arabigaragaza. Ejo bundi nagiye ku Kibuye, twakurikiriye iriya kurusi itegura Tour du Rwanda, umuyobozi w'umudugudu araza atera imbago munsi y'aho izi mbago zari ziri. Reba nk'ariya munsi y'iriya mbago aho iriya ni nshyashya bahateye ntahari, ndi umuntu w'umugabo ntarapfuye. Baraza batera n'izindi aho urabibona, barazimanura barazizana bazigeza hano imbere y'umuryango. Urabona ko biringaniye n'aka kabaraza. Mbere nari mfite igikari kinini cyageraga hano, ariko ubu ni ukuvuga ngo umuyobozi w'umudugudu yaraje aha uno mugabo kubera za ruswa n'ibindi bimenyane, bwatsi bwanjye boshye ko ari igisigara cya leta, amukatira mu bwatsi bwanjye hano, kandi ubwatsi bwanjye bugarukira aho uriya muyenzi ushingiye, naho uriya ugarukira, bigenda gutyo ubutambike. Ariko yaraje amuha n'ubutaka hano iwanjye ntanahari.